Nagira ngo dutangire wibwira abakurikiye Umubavu TV Gospel iyobokamana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Nanjye ndabanza kubashimira ko mungira ikizere nk'umubavu nawe tewe muri rusange ko munyakire nitwa Sibomana Emmanuel. Abantu benshi banzi mu buryo butandukanye, hari abanzi mu itangazamakuru, abanzi mu runana nka Patrick wo mu runana, hari abajya banyumva mu ndamutse kuri Radio Rwanda. So mwese ndabasuhuje aho muri mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse n'abari mu mahanga, kuko imbuga nkoranyambaga zigera ahantu henshi kandi ngo isi yabaye umudugudu. Tugiye kuganira rero, ntabwo garutse kuri pasteur, ndagira bari byuza kugarukaho cyane. Hari abantu benshi bakuziri nka pasteur, unatubwire niba uri n'umukristo, uko hari abantu batekereza ko kuba umuntu akina mico cyangwa se yakina filimi cyangwa se yaba umunyamakuru bitewe na role ukinamo. Nagira ngo utubwire kubigendanye n'iby'iyobokamana uko umeze, uko bihagaze. Wenda nka ririya zina uretse kuba nitwa Sibomana Emmanuel, abandi bakanyita papa w'abasitari kubera kwifotoza n'abasitari bajya banabenda kuri Instagram. Nyene nayivuga yitwa Instagram yitwa Sibomana Kadomo Emma, wenda bazayisuraho bakumva. Ikindi ngende umukristo, impamvu banyise pastor banyite kuri Radio Dise muri za 2014. Ngende umukristo, nabatijwe amazi menshi, nemera Yesu, mva ndamwemera. Niyo mpamvu nabatijwe mu mazi menshi nyine. Hanyuma ariko n'impamvu wenda tugiye kuganira cyane cyane kuyobokamana cyane n'ukuri n'umuhanzi muri nko muri 2005 ngiye nibwo nakira indirimbo yawe nkora ndi kuri Sana Ready na 14 2014 ndi umuhanzi mfite indirimbo ebyiri. Aha, noneho kugira ngo abantu bizere ibyo turi kuvuga neza, urabyibuka ririmbaho gatoya twumve twibutse. Narimba kuyanjye cyakuza abana. Oya kuyawe. Kangerageze kukutarobanura kubutoni Yesu. Yes. Bitewe n'ibibazo nane mfite nabanje gukora indirimbo yita abana b'abantu, urumva harimo nka rap none nkagira aho ntanyamo ngo abana b'abantu kuno ibintu nk'ibyo ngibyo nyine byo kuvuga ko abantu b'abantu bahemuka ubizera akaguhemukira. So nindeba ngo Yesu nakwituri iki kubyo wankoreye, nyine nshimira Imana. Urumva n'indirimbo ebyiri, imwe ifite amashusho ziri kuri YouTube, imwe yitwa abana b'abantu by Sibomana Emmanuel, indi bayita nakwituri by Sibomana Emmanuel. Gusa nyine naje gusanga ibintu byo kuririmba nyine bisa nk'atari ibintu byanjye cyane. Imbaraga nazishyize mu gukora itangazamakuru no gukina theatre, iby'amafilime nabyo nabe nk'ubigenzamo gake, ariko ubundi ashaka kwinjira muri filime ndimo ndareba uburyo kinabikora kuri yo nakina filime. Umuntu yavuga ngo wahagaritse umuhamagaro. Oya, ntabwo nahagaritse umuhamagaro. Mwese nubundi mu muhamagaro wanjye. Nise hari ikintu bita imisozi 7 muri za Zaburi, urumva no mu byahisho biri mu bitabo bitandukanye. Ni ukuvuga ngo Imana iremeye isi yatanze impano zitandukanye. Bamwe baha impano yo kuba abapasiteri, abandi baha kuba abavuga butumwa, abandi baha kuba abahanuzi. Urumva muri biri hari ikintu bita ngo ku musozi w'Uwiteka, ngo ninde uzagera ku musozi w'Uwiteka. Urumva ngo ni umuntu udafite ngo amaboko ariho amaraso, umuntu ntagoreka ijambo ry'Imana. Ariko bavuga ngo ninde ku musozi w'Uwiteka, ntago ari umusozi tuvuga nka Mont Kigali cyangwa Jari, ahubwo ni hano Imana yaguteguriye kuza buri mbere yuko uvuka, mbere yuko isi itararemwa. Ni ukuvuga ngo njye nimba Imana ntego ko nza munyamakuru, niyo mpamvu mbirimo. Njye ndi ku musozi wanjye, abantu babyemera batabyemera, ndi ku musozi w'itangazamakuru, ndi ku musozi w'ikinamico. Kandi ikikubwira kuri ku musozi wawe ukora ibintu bihesha abandi umugisha, ntuhatiriza, wahembwa utahembwa, uburi fier utewushame no gukora icyo kintu. Ntabwo rero kuba twese turabarokore, turabakristo, ndetse twese twaba abapasiteri twashinga insengero se bigakunda, ntabwo byashoboka. Ibaza abakristo bose mu Rwanda buri muntu wese ashinze urusengero. Ntababona hajya gusengera. Kandi nango ikindi biravuga ngo tugomba gukora kugira ngo tubeho. Ariko n'Imana tukayikorera, tugukorera Imana. Ariko nubwo najya gukorera Imana ndagenda nkajya muri amasengesho y'imisi 3, havamo nambaye umubiri, ndavamo nshonje, ndakenera ibyo kurya, ndakenera ibyo kunywa. Twese ntabwo tuzaba mu rusengero, tuzasenga tuzageraho dutaha. Nzakenera amafaranga yo kwishyura inzu, nkera amafaranga yo kurundanya ngo ngire gute nubaka inzu. Ibyo ngibyo se ntibishema n'ibyo ndimo. Ngiye ubunyamakuru, ndi ku musozi w'itangazamakuru, ndi ku musozi w'amateatre, amakinamico arigisha. Urumva ntibishema nubwo wenda hari wankondana ngo bira ngo ni iby'abantu badasenga. I don't care.
kuko ninjye uzi iyo ntariye, ninjye uzi ko inzara iryana, ninjye uzi ko iyo nyirinzu ntamwishyuye wenda tukaba twagirana ikibazo nuko wenda tutajya tunakigirana n'umuntu mwiza, ariko bibaye ngombwa ko tunakigirana, ninjye uzi ukuntu byambabaza, urumva niyo mpamvu ngomba gushakira uburyo ki bwose nibeshaho, ntawe nibye, ntawe nishe, ntibishema n'ibyo ndimo rero. Ari nacyo mpamvu wenda y'ikiganiro cyacu ngira ngo tugarukeho cyane cyane ku bantu batekereza ko kuba waba uri umukristo usenga, ukaba wakora ibindi bikorwa bitandukanye, ukaba wakina filimi nk'uko ubivuze ubigarutse uti ndashaka no kubikora, cyangwa ukina no muri kinamico zitandukanye, cyangwa se ukaba waba n'umunyepolitike, abantu ugasanga babyibazaho. Ibyo bintu ntabwo ujya uhura n'abo bantu wenda ngo babikubwire, cyangwa se niba batanabikubwira babitekereza mu mitima ntibabisohore, wababwira iki? Ahubwo abo baruzuye barahari. Hari umuntu bita hariya ni Justin ujya wigisha ngo abapagani bo mu rusengero. Ni ukuvuga ngo rega buriya mu rusengero, ubundi nibagiye kubwira abantu insengera kuri UCC, United Christian Church, itorero ry'ubumwe bw'abakristo, ni urusengero ruhagarariwe na Apotre Charles Rwandamura. Icyo nshaka kuvuga aho ngaho, abantu uburenganzira bwabo, ajya avuga ngo mu rusengero buriya ni kwa muganga, naho abantu bakirira, kandi nuramukuye n'umuntu mu rusengero akaba yaguhemukira, nta gitangaza kirimo, ntarakira, yenda wagirwa ku muntu nyine ukirwa nyine bataravura, batarakora deliverance, ariko harimo n'abakozi b'Imana bakijijwe, bakijijwe by'ukuri. So mwene abantu none baca imanza, ntago n'uburenganzira bwabo. Kuba ngiye ndi mu muhamagaro wanjye, ndi mu murongo wanjye, ndi ku musozi wanjye, nzagena nkorera amafaranga, ntanga icya-10 ngomba kugikiranukaho, nkatanga amaturo, kuko Bibiliya iravuga ngo ntabwo ibyiza kujya mu nzu y'Imana imbokoboko. Ikindi cyanditswe kikavuga ngo muzane imigabane na kimwe micumi mu rusengero rwanjye, inzu yanjye ibemo ibyo kurya, kuko nimutabizana imivumo izabageraho. Numva rero icyo nabivuga, mwabona ntabwo babura duhora nabo, ariko none duhora nabo, none nabaha agaciro ibyo dukora, urumva duha agaciro abakunda ibyo dukora, bakanadushyigikira. Turi no mu murongo babona twenda gutana nk'abakozi b'Imana, bakaduhitura ati nyamara hariya nanone byaba byiza ubibinye gutya, tukagenda nyine. Ni byiza ko no mu bintu dukora uba ufite abashumba bawe, abapasteri, abakozi b'Imana bagukunda, bakurikirana hafi ubuzima bwawe, babona ugiye gutana, turi abantu nshobora gutana akakubwira ati watanye, ibyo birafasha, ndanabashimira. Hanyuma tugaruka noneho ku bakristo badakunda ibintu byo gukora, ubusanga twizera ko Imana ikora ibitangaza, ariko Imana turayizera mu buryo butandukanye. Hari abizera yuko bashobora kubona ibintu babikoreye Imana ikabaha umugisha. Sinzi ko rimwe yigize iririmba ngo ni ambassadors, niba ndibuze kwibuka neza, ivuga ngo turakora ni nk'iyo ngiyo, urumva yigisha ibintu byo gukora ku buryo abantu bashobora gukora bakiteza imbere. Ariko noneho hari nk'abantu maje kumva impfu z'abantu nka 2-3 bapfa bapfiriye mu masengesho, abandi bakizera bakavuga bati reka tujye mu ntuza mu butayu, tujye gusenga tumareyo iminsi runaka, ugasanga umuntu apfiriyeyo. Hari nk'uwigeze gupfira Kinyamakara. So abo bantu nicyo wababwira ku buryo bashobora gufatanya imirimo yabo, gukora no gusenga? Reka nkubwire, hari ikintu abantu bibeshye, kuba usenga ntibyakubuza gukora, no kubukora hari ikibazo njya ngira. Abantu ntibanyumve nabi, umuntu wese afite uburenganzira bwo kuvuga ibimurimo, nkuko n'udukurikiye nawe afite uburenganzira bwo kujya bivuga, ashobora kubinenga, ashobora kubishima, ashobora no kujya avuga n'uburenganzira bwe. Mu Rwanda dufite icyo bita freedom of speech, niko bivuga, bwo kuvuga ibitekerezo byawe. Nuvuga ngo hari ikibazo cy'abantu babiri nshaka kuvugaho. Hari abantu bashyira imbaraga mu bintu byo gusenga, ndabishyigikira ku ijana. Nanjye ndi umukristo, nabatijwe amazi menshi, agasenga akiriza, nibyo koko nanjye ndabishyigikiye. Ariko ibintu bijyanye no gukora akabitera umugongo, akavuga ngo biriya ni iby'isi, ngo biriya ngo ni iby'abapagani, wowe ugasanga Imana izakora ibitangaza. Umva, Imana yakora ibitangaza, ariko Imana ikorera mu bantu. Nese njye nimba ngiye mu ntuza, nimba ngiye gucuruza ndi umukristo,
ntago nzagena umukira ndi bwakire, nzasanga Imana ngo impa amavuta, impa igikundo ku byo nkora. Umusiramu naza kungurira nzamwakira, umuyehova naza nzamwakira, umupfumu naza nzamwakira, n'uwavuye kwiba naza kugura amazi na fanta nzamwakira. Buri muntu wese ni kiremwa muntu, azaza nzamwakira. Siko bimeze. Nimvuga ngo ngewe ngo ndasenga gusa ngo birango n'iby'isi ngo n'iby'abisi, aho ngaho uribeshye. Icyo ni cyambere. Nivuga ku bantu basenga cyane iby'isi bakabitera umugongo. Ikindi mvugaho nshyigikiye gukora, nanjye abantu bakora cyane ndakora cyane, ariko ntabwo nemeranya n'umuntu avuga ngo atera umugongo iby'Imana avuga ngo arakora cyane Imana yiteye umugongo. Aho ntabwo turi bubyumve kimwe, kandi n'uburenganzira bwanjye. Ni ukuvuga ngo nimba koko uriga amashuri nibyo ndabyemerera na kwijana, urarara amajoro ukora cyane, ariko n'Imana yakuremye yiha umwanya. Ibyo bintu bibiri rero, nukora ugatera imbere ukaba umucyo ukagira amafaranga n'ubwenge urabufite, iby'Imana wabiteye umugongo, hari ikintu kizaba kibarimo kugira ngo ibintu be strong mu buryo buri permanently. Na wa muntu wagiye gusenga iby'isi akabitera umugongo ngo n'iby'isi ngo n'iby'abisi akabitera umugongo, umva hari ikintu kizajya kira gute, hari ikintu kizajya kiburaho. Urimo nabyumva? Ahubwo inama nagira abantu nuko byose babikora. Nujya mu masengesho ugasenga Imana ukayisenga, ukubaha Imana n'umutima wose, kandi ntibibe mu magambo bikaragaragazwa n'ibikorwa. Ukanajya no mu by'isi ugakora cyane, ugaharanira gukora iby'isi ukabiha umwanya wabyo, n'iby'Imana ukabiha umwanya wabyo. Hose uzaza mukona umunzani, bizaba ari balance. Uzazamuka, uzaba umuntu ukomeye, nta muntu n'uzakurwanya ntazagushobora. Mu mbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana wazifite urasenga n'iby'Imana, kandi no mu by'isi ntabwo uri umunebwe mu gukora, uzazamuka ukomeye gutya. Ariko ikibazo tujya tubona abantu umunzani umeze gutya, iby'Imana biri hejuru, iby'isi bifatika biri hasi, iby'isi biri hejuru, iby'Imana biri hasi, ugasanga nyine bimeze gutya nyine. So biba byiza nyine ntagire unyumva nabi, umuntu wese afite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo bye. Ubwo n'udukurikiye nawe ashaka kunenga n'uburenganzira bwe, nawe azaze ku mubavu atanga igitekerezo cye. Nge nuko mbyumva. Byaba byiza rero iby'Imana ubigiyemo ugashingamo imizi, ariko atari ukubeshya abantu ngo urasenga kandi udasenga. Icyo gihe nabwo uzaba ugize gute, niwo uzaba wibeshye. Ibyiza nuko ajya mu by'Imana ugasenga n'umutima wose, hantu uzavuga ngo nge n'Imana tubiziranyeho, Mana nza hano wankuye. Ariko no mu by'isi nyine, no mu by'isi ugakora ko n'amafaranga. Abana bawe bakeneye kurya, bakeneye kubaho, umugore wawe, umugabo wawe bakeneye kubaho, mukeneye kuzamurana akiga mu ishuri bagatera imbere. Ibyo ntabwo ari mu mwuka, iho ni mu mubiri. Birasaba kuzuzanya ukazamukomeza gutya. Umva urubikoze gutya, waba umuntu ukomeye muri yose, nta n'umuntu wakurwanya, n'uwakurwanya yagwa imbere yawe. N'uwakurwanya yagwa imbere yawe. Urakoze cyane rero ku butumwa bwiza ugejeje ku bakunzi b'Umubavu TV Gospel. Nizere ko n'ubutani tubukenera tuzakubona. Murakoze cyane. Ikindi nakubutsa abantu nuko bajya bankurikira ku mbuga nkoranyambaga zanjye nkoresha, by'umwihariko Instagram, habariho updates zitandukanye, habariho amakuru atandukanye, kugira ngo bagere kuri Instagram yanjye yitwa Sibomana_Emma, ubundi bakansanga kuri Twitter ni Emmanuel Siboma rimwe, ariko Emmanuel no gutangiza inyuguti nkuru na Siboma S ni inyuguti nkuru. Nanashimira n'Umubavu, nanashimira Theo na cameraman mwese n'abadukurikiye, abantu bose bankunda, nabifuza kumenya byinshi kuri ngewe, nababwira ngo muzankunde, kandi nta muntu wagiranye partnership cyangwa se ubufatanye nanjye n'ubufuti nanjye ngo yicuze. Murakoze, ndabakunda.